Mana turagushimye tuguhaye icubahiro tugushize hejuru dukinguye imiryango y'imitima yacu kugira ngo uze uture muri twe utubere Imana utubere umwami uyobore ibitekerezo byacu ngwino ukore ku matwi azibuke kugira ngo twumve ijambo ryawe uvugane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Ubwoko bw'Imana turabasuhuje uyu mwanya twifuje kuganira namwe tubaganiriza ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubugingo, ijambo rifite imbaraga, ijambo ritera imbaraga mu rugendo. Dusome urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 n'umurongo wa 9. Umwami Imana nditinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen, amen. Bene data, icyigisho cyacu cy'uyu munsi kiragira giti Imana irifuza kugusubiza agaciro kawe. Hari agaciro wambuwe, Satani yakunyaze agaciro, ikunyaga byinshi iby'Imana aguhaye, ariko uyu munsi Imana gutekerejeho irifuza kugusubiza agaciro kawe. Bene data, umuntu abasha kwamburwa agaciro bitewe n'ibibi yishoyemo, umuntu abasha kwamburwa agaciro bitewe n'umugambi wa Satani. Satani abasha gukoresha abo muvukana, igakoresha bene so, Satani abasha gukoresha abaturanyi, Satani ibasha gukoresha abakozi mukorana ku kazi, Satani abasha gukoresha abana bawe, Satani abasha gukoresha umugore wawe cyangwa se agakoresha umugabo wawe. Satani ntabwo azakorera mu biti, ahubwo Satani akorera mu kintu cyose kiva amaraso. Satani abasha no gukoresha imbeba, Satani abasha gukoresha injangwe, Satani abasha gukoresha inzoka, Satani akoresha ikintu cyose kiva amaraso. Bene data bakundwa, ndagira ngo uyu mwanya undege amatwi kandi uyu mwanya ube w'igiciro mu bugingo bwawe. Imana irifuza kugusubiza agaciro. Iyo turebye muri Bibiliya duhereye mu gitabo cy'itangiriro kugeza mu byahishuwe, tubona abantu benshi Imana yasubije agaciro. Turabona Yosefu yanzwe na bene se, ariko Imana imuha agaciro, ageze mu Egiputa aba umutware, ndetse bene se baramupfukamira, baramuramya, baramusaba imbabazi. Tubona Yobu yaranzwe inshuti ze magara, ndetse n'umugore waramwihakana, ariko ku iherezo Imana imukorera ibikomeye, Imana imusubiza ubwiza, ndetse n'ibyo Satani yamunyaze byose. Tubona Dawidi igihe Abusalomo umuhungu we yamukoreraga kudeta, Abusalomo aramwandagaza, ndetse n'ingabo za Abusalomo zikagenda zituka Dawidi zimushinyagurira, ariko ku iherezo Imana ifata Dawidi imusubiza ku bwami, imusubiza ku ngoma. Tubona Yefuta nawe wanzwe na bene se, ubwo bavuga ngo nyina ni maraya, baramujugunya, ariko ku iherezo Imana imuhindura uwifuzwa, Imana imuhindura umucamanza w'Abayisiraheli. Tubona Hana yari yaranzwe na mukeba we Penina, akamushinyagurira ngo ni ingumba, ariko ku iherezo aza kubyara umwana Samweli. Samweli aza kuba ikirangirire, aza kuba umutambyi, aza kuba umuhanuzi, aza kwimika abami. Samweli arakomera. Tubona Morodekayi nawe yangwa na Hamani, uko Hamani anyuze ku marembo akamukubita umugeri akamuciraho, ariko ku iherezo umwami arategeka ngo Hamani shyira Morodekayi ku ndogobe maze umutembereze kandi umwambike n'ikanzu umwami yambara. Twavuga n'abandi, ariko uyu munsi ni weho, uyu munsi ni njyewe. Imana irifuza kugusubiza agaciro kawe. Icyo Imana rero igusaba ni kimwe, nuko wihana ukava mu bibi, kwitandukanya n'ibibi, maze ukemera Yesu akaba umutima wawe, akakubera umwami, akayobora ibitekerezo byawe, akayobora umutima wawe, akayobora ubugingo bwawe bwose. Birashoboka ko Imana yaba yaravuganye nawe, Imana ikaba yariguhaye isezerano, ariko uyu munsi wa none ukaba urimo uvuga uti isezerano ry'Imana ryaratinze, abanzi banjye bazageza ryari kunyishima hejuru, Satani azageza ryari kunyishima hejuru. Uyu munsi
ni wowe Imana yagutekerejeho, Imana irifuza kugusubiza agaciro kawe. Imana rero ikwambika imbaraga kandi Imana ikunezeze mu izina rya Yesu Kristo, amen.